iyo mbonyemo nka miliyoni indi genda nyitanga tunarya. Wow! Abenshi muzi ko imyembe itera mu Rwanda. Iyi myembe murebe uko ingana, muzi ko iva Tanzania, muzi ko iva Kenya cyangwa se muri Uganda. Siko imeze mu Rwanda, hari abantu bahinga imyembe. Ahandi ni mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango, mu kagari ka Buhoro. Ni ukuvuga ngo hari umuhinzi nagiye gusura wabigize umwuga uhinga imyembe, ariko naramushatse byantwaye igihe aranyemerera ndamushimira. Rero iki kiganiro kiraza kuba kiryoshye kuko abenshi muzi ko imyembe itera mu Rwanda. Imyembe muzi ko irwara, imyembe burya ntirwara, ni nk'ibindi bihingwa, ni nk'ishyamba. Ntabwo imyembe isaba gushyiramo amafumbire guys, imyembe ntisaba ibintu byinshi, ahubwo ikiba gihari ni amakuru tutaba dufite. Niyo mpamvu iki kiganiro kiraza kuba kiryoshye. Ndizera ko witeguye kuba inspired ukava muri comfort zone ugatangira ubuhinzi. Ndizera kandi ko witeguye kwigira kuri uyu muhinzi wabigize umwuga. Ndizera kandi ko iki kiganiro kiza kugutera gutangira gukora ubuhinzi, kuko ushobora gutangira ubuhinzi bw'imboga, ushobora gutangira ubuhinzi bwo guhinga inyanya, ushobora gutangira ubuhinzi bwa avoka, ubuhinzi bw'urutoki, ushobora gutangira ubworozi bw'ihene, ushobora gutangira ubworozi bw'inkoko, ushobora gutangira ubworozi bw'ingurube, ushobora gutangira ubworozi bw'inka. Nababwiye ko igihe kigeze ngo dutangire kwihaza mu biribwa, kandi igihe kirageze ngo tumenye ibyo turya aho bituruka. Umuntu uza kureba iki kiganiro araza kumenya ko mu buhinzi bw'imyembe harimo ibanga, mu buhinzi bw'imyembe harimo amafaranga. Mr Tech Rwanda yiyemeje ko akuraho ikintu cy'uko mu Rwanda abahinzi babigize umwuga badahari. Icyo kigomba kuvaho, abantu bakamenya ko hari abahinzi babigize umwuga, tukabigiraho tugakora ubuhinzi, igihugu kikagira abahinzi babigize umwuga benshi, tukihaza. Abakeka ko mu buhinzi hatarimo amafaranga bakamenya ko harimo amafaranga. Abana barangiza kwiga ugasanga batangiye kuba stress bashaka akazi, bamenye ko ushobora no guhita utangira gukora ubuhinzi, ariko nta handi wabyigira, ni kuri Mr Tech Rwanda. Mukore subscribe, mukore like, mukore share, kandi mukanda akazogera ku buryo ibiganiro bizajya bibageraho igihe. Ndashaka kuzuza nanjye 100,000 ku buryo tuzageraho tukagira umuryango mugari w'abahinzi binjiza amafaranga kandi bamaze kugira aho bigeze. Reka ndeke gutinda tuganire n'uyu muhinzi atubwire urugendo rw'iyo mu buhinzi bw'imyembe, ibanga ririmo, inyungu irimo, ndetse kandi turaza gusoza iki kiganiro tunyuzwe twese. Abel, ndagusuye mu bwatsi bwawe. Ni karibu. Aha, ndi kubona hano turi mu ifamu y'imyembe, ni nacyo cyitekerezo nagize cyo kugusura kugira ngo tuganirize. Ubundi ujya guhinga imyembe byagenze bite, ariko utwibwira uwo uri we kugira abantu bamenye ngo Abel ni muntu ki? Ni Nsengimana Abel. Yego. Wo mu karere ka Ruhango. Yego. Umurenge wa Ruhango. Yego. Kagari ka Buhoro, mudugudu wa Buhoro. Mudugudu wa Buhoro. Kuba rero waragize igitekerezo cyo kuza kunsura. Yego. Nta ruhare nabigezemo kuko warahanyuraga ukabona ibikorwa. Yego. Ibikorwa rero ubona duhagazemo bijyanye n'imyembe, ngira ngo ni igikorwa cyatangiye muri 2007. 2007. Yego. Aha. Iki gikorwa cyaje mu rwego rwa leta dufashwamo na Minagri-RADA, mu mushinga wari ukuriwe n'Abanyakenya. Aha. Ujya guhinga imyembe wari warabiteguye cyane ibintu byagize gutya? Ntago nari nabiteguye. Yego. Byaje mu icyo gikorwa cya Minagri-RADA. Yego. Mu gihe baduhaga damu shitingi byo gufata amazi. Aha. Ubwo rero batuzanira n'imbuto. Yego. Byagenze bitero kugira ngo wisange ifamu nk'ingi imeze gutya, kuko abantu benshi ikigo nshaka kugira ngo ngusheho nuko batinya guhinga imyembe, kuko imyembe bavuga ko irwara, ni igihingwa bavuga ngo kirarwara, ariko bufata icyemezo cyo kuyihinga. Imbaraga wazikuye cyane iyo mbuto tukimara kuyibona. Nayihaye agaciro, nkomeza kuyikurikirana n'igihe cy'imyembe yarwaraga, nkomeza gutera imiti. Nayo mpamvu n'ubu ikiriho kandi imisaruro. Aha, ubu turebye hano harimo ibiti nka bingahe? Aha ni ibiti urabona ko ari byinshi, ariko si byinshi, ahubwo nuko bimaze igihe byarakuze. Ni ibiti 25. Ibiti 25. Aha, abakunzi badukurikiye barifuza kumenya guhinga imyembe ni ikintu, ni umushinga. Guhinga imyembe ni umushinga, kuko aho ihinze ni mike, ariko igihe umusaruro ibyo wahinga budashobora bindi bihingwa kuba wabibonamo umusaruro ubonekamo. Wow, ni akantu keza cyane. Ubu nk'igiti gishobora kwera ibiro bingahe
byagenze neza? Ntago tubara ku biro, kuko ubaze ku biro wasanga ari byinshi. Yego. Hari nk'igiti nkuraho imifuka 6. Ibiro 600. Cyaba bikaba byanarenga. Ubu gutera imyembe mu Rwanda, ingemwe ziracyaboneka? Ingemwe ziraboneka. Yego. Noneho tuganirize rero kugira ngo abakunzi bagukurikiye nabo bajye bajya muri iki gikorwa cyo guhinga imyembe. Ese Abel ajya guhinga imyembe, nta bantu bamuciye intege bakaba bati Abel ibintu ugiye gukora rwose wikozeho? Iki kuba ari igikorwa n'ubundi twaterwagamo inkunga na Grirada. Ngira ngo ahubwo icyambere nuko jye nagihaye agaciro, kuko nk'abo twabiherewe rimwe hari abo byamaze gucikaho. Byaracitse. Yego. Ubwo icyabiteye ni igiki? Icyabiteye nuko nta gaciro bari babihaye. Nta gaciro babihaye. Ubwo bivuga ngo baricuza iyo barebye imyembe yawe? Nk'abagize aho babisigarana, ngira ngo nabo bakwifuza gutera indi. Bakwifuza gutera indi. Ku bakunzi badukurikiye nk'uko muri kwibona hano, aha ndi mu ifamu y'imyembe myinshi, abenshi tuzi ko ituruka muri za Kenya, muri za Uganda ndetse na Tanzania, ariko siko bimeze. Niyo mpamvu nafashe urugendo kugira ngo njye gusura Abel atuganirize, atwereke ko guhinga imyembe bishobora kuguteza imbere, guhinga imyembe bishobora kugira gute, kuguha agafaranga. Niyo mpamvu iki kiganiro kiraza kuba gishimishije, kuko abizi ko imyembe ari igihingwa kigira risike, cyangwa se igihingwa uhinga ukaba wahomba. Siko bimeze, ahubwo biterwa nuko wagize gute, nuko wagikurikiranye. Reka dukomeze ikiganiro. Mu guhinga imyembe ya Abel, nta mbogamizi zikunze kubamo cyangwa se ni ibintu byoroshye cyane? Nta mbogamizi guhinga imyembe zizamo. Yego. Niyo igize uburwayi, ushaka uburyo ubona imiti igendanye n'uburwayi ifite. Nk'imiti ikunze guterwa mu myembe ni iyihe? Dukunda gushyiramo ibijyanye na roketi. Yego. Roketi niyo mutera mu myembe. Yego. Mu gihe wateye roketi nta kindi kibazo ukunze kubona wegize imyembe igira? Imyembe ubundi nayigira kwihangana. Ko abantu se bavuga ko itihangana ahubwo? Oya, imyembe kandi nkubwira icyorezo cyaraje hose mu myembe. Abarandura bararandura, abatema baratema. Yego. Ariko abayisigaranye ubu imyembe yarongera irakira neza. Bivuga ngo hari abahise barandura ku kanya nta guhangana. Batinye uburwayi, bamwe baratema, abandi bacika intege. Ariko urakomeza ugashyiramo imiti. Yego. Ubundi indwara igashyira ikavamo. None iyi myembe ujya kuyibona watubwiye ko wayikuye muri Minagri? Wayikuye muri Minagri? Nibo bayituzaniye. Nibo bayibazaniye. Nashatse kubaza ikibazo. Ujya utubura cyangwa se ushobora gutanga abatubura ku buryo bashobora gukoresha imyembe ibi biti byawe? Cyane uwakenera kujya kugerifiya namuha. Wamuha? Yego. Kandi niwashaka umushinga, kuko iyi myembe itandukanye n'indi ukunze kubona. Yego. Iyi ni imyembe myiza. Yego. Mu Rwanda muri bake bahinga imyembe nk'iyi? Ni bake kuko baba batarayihaye agaciro, ariko buriya hari n'abandi baba bayifite. Yego. Hirya no hino. Reka turebe noneho utuganirize, bisaba iki kugira ngo uhinge imyembe? Hagati y'igiti n'ikindi ushyiramo intera ingana iki ubu ngubu? Hagati y'igiti n'ikindi harimo metero 6 ku 8. Metero 6 ku 8. Yego. Bivuga ngo hagati y'umurongo n'undi harimo metero 8. Kuri 6. Hagati y'igiti n'ikindi harimo metero 6. Metero 6 ku 8. Metero 6 ku 8. Yego. Ubwo hagati y'igiti n'ikindi ni metero 6. Yego. Hagati y'umurongo n'undi metero 8. Metero 8. Ku bigendanye n'ifumbire ko ntuzi wagira ngo hararaye, mujya gutya mukakura cyangwa imyembe irarwana n'ibiti bivoma kure, bimeze bite? Iki ni igiti cyihangana. Cyihangana. Ubwacyo kishakamo ifumbire. Yego. Nta fumbire yindi ishyiramo kuva nagitera. Ni nayo mpamvu uriye umwembe yumva ufitemo uburyohe buturuka ku butaka bw'umwimerere. Bivuga nta fumbire ijyamo? Nta fumbire nyashyiramo. Ko numva se abantu bagiye guhinga imyembe Abel ibi ni nko guhinga ishyamba. Ni nko guhinga ishyamba. Nta bindi binsaba keretse gukurikirana nk'ubwo burwayi bwaje ugatera umuti. Ndashaka kwibaza ikibazo ku bigendanye imyembe ishobora kwera kangahe mu mwaka? Iyi myembe kenshi sinshobora kuburaho iyo kurya.
kenshi ikunze gukomeza kugenda irabirizamo ariko igihe cyayo iyo cyaje irera pe. kandi ikiro ntabwo umwembe umwe ntushobora kugura munsi ikiro ntikijya kijya munsi y'igihumbi. Gishobora no kujya munsi kuko gisinya icuruza barandangura. Ewe barakurangura. Yego, ujya gucuruza nawe akagira uko ayicuruza. Ndashaka kuvugira abantu badukurikiye. Twabonye ko bazaza ukaba wabaha ku magrefo abatubura imbuto, ndetse n'abashaka gukora imishinga bakaba bakureba cyane. Ese ku muntu wabwira iki umuntu waranduye ibiti by'imyembe? Wabwira iki abanyarwanda benshi ndi kuvugira bavuga ko imyembe ari business ihomba? Ntago business y'imyembe ihomba. Kuko ukurikije uyu mungoti irimo nta kindi wateramo ngo ukuremo amafaranga nshobora gukuramo. Nese ko bava ko muhango hera imyumbati uhinzemo ubugari ntago byavamo? Nta nubwo byaba kimwe cya 20. Kimwe cya 20. Yego, ntaho byahurira. Muri experience ya cyase mu bunararibonye bwawe umwembe ungana n'amafaranga? Umwembe rwose uba ufite amafaranga. Ufite amafaranga. None ndashaka kubaza kubigendanye n'amazi. Turabizi ko ibihingwa byinshi bikenera amazi menshi cyane. Mu gihe cy'izuba yaba yihanganayo cyangwa nta kibazo igira? Nta kibazo igira. Ni igiti, ni nk'uko ishyamba riba rimeze. Yego, kandi urabona muri metero ziteyemo. Yego, urabona ko byamaze gufatana. Byarafatanye wagira ngo ni byinshi. Wagira ngo ni byinshi cyane. Ariko ni na byinshi, ibiti 20 by'imyembe. 25. Ubu hano mu gihe watubwiye iba yeze neza neza, ushobora gusaruramo nk'imifuka ingahe? Yeze nko mu gihe we wasaruye myinshi ukavuga uti uyu mwaka yeze, wasaruyemo nk'imifuka ingahe? Ngira ngo ni kizamumpaye. Yego. Keretse umbajije ahubwo amafaranga nakuyemo ako kantu none. Naho mu gusarura keretse wayigurishije gusa. Nko kuvuga amafaranga rero ntiyerera rimwe, ikomeza kwera kandi uko yera siko ngurisha. Ariko muri sezo yayo iyo mbonyemo nka miliyoni indi genda nyitanga tunarya. Bivuga ngo ushobora kwinjiza miliyoni ivuye muri iyi myembe? Cyane rwose, yarenga kura ahubwo. Wanayikuba 2 yose uyigurishije. Wayikuba 2? Yego. Amafaranga ari ahantu mu buhinzi nibyo kandi noneho nta nubwo nyikenera ko ari ab'i Kigali bayirangura. Baba mu Ruhango baraza bakayitwara nabo bakayiranguza ahandi. Bivuga ngo isoko ntaryo njya barizana, ntawe njya guhamagara. Ntawe ujya guhamagara? Reka. Numva ari ibintu bishimishije cyane. Ubundi yatwarwaga n'Abanyakigali, ariko Abanyaruhango basigaye baza nabo bakayirangura bakajya kwicuruza nabo bakayiranguza. Nk'inama wagira abanyarwanda basuzugura ubuhinzi muri rusange? Ntago ubuhinzi wabusuzugura, ubuhinzi buri ku isonga. Kuko byonyine sibye no kugurisha, ngurisha kuko namaze nanjye ubwanjye kwihaza. Yego. Nkabona gusagurira isoko. Ukabona gusagurira isoko. Bivuga ngo ntujye ukenera imbuto? Oya, kandi nanjye imbuto mba nzifite. Ni byiza cyane. Ni nk'izihe mbogamizi wabonye muri ubu buhinzi bw'imyembe muri rusange? Muri rusange usibye ubwo burwayi nta zindi mbogamizi. Kandi bwari bwaje kuko niyo ururabo rujeho ugashyiraho koda bituma rufata. Ntago bipfa guhunguka. Yego. None se ko nuzi bitari birebire umuntu abasha gutera koda hejuru? Ibiti nubwo ari birebire ujyana ipombo ugatera kabisa. Kuko kubyurira biroroshye. Ni ibintu byiza cyane. Kuri kiriya twavuze cy'imbuto rero, hari abantu benshi bazagushaka, bazakenera grefo, hari abantu benshi bazakenera kuba wabagira inama kuri ubuhinzi bw'imyembe. Nagira ngo utange nimero yawe ku buryo abazareba iki kiganiro bakeneye grefo, abazareba iki kiganiro utinyuye mu buhinzi bw'imyembe bazabasha kukubona. Yego. Nomero yanjye ni 07. Yego. 88 52 93 35. Abel, urakoze cyane. Nzagaruka kubera ko ndi kubona iyi myembe iri hafi kwera, wasanga yaraneze.
kuyo nanjye uzampa iyo kurya. n'ubu wo kurya dore uyu uri hejuru yawe buriya nawo niho turi, uriya urahiye. Okay. Uriya ndawumanura ubanze uwurye. Yego. Ngwino sha wumanurire uyu mwembe uri hejuru. Yego. Maze abanza awurye yumve n'uburyohe bwawo. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, ni ukuvuga ngo ibyo tuvuga hano, ibyo tuvuga hano ntabwo biba ari amakabya nkuru. Ubona uyu musore agiye guca uriya mwembe kugira ngo twereke abakunzi ba Mr Tech Rwanda ko ibyo tuba tuvuga bitaba ari amakabya nkuru. Abenshi baranduye imyembe, abenshi batemye imyembe, kwari ukutamenya. Niyo mpamvu Mr Tech Rwanda aba yagiye kugira ngo yerekane uwabashije kutahita atema iyo myembe ese byagenze gute. Niyo mpamvu ni ukuvuga ngo aha, uyu ni wa mwembe, ni ukuvuga ngo urabona ko urahiye. Uyu ni wa mwembe usa na yindi mujya mugura mu isoko, ariko ukagira ngo iyi myembe bayitegeye indege, iyi myembe bayitegeye amamodoka yambuka imipaka. Si cyo kiba cyabaye, ahubwo no mu Rwanda hari abahinzi babigize umwuga, hari abahinzi bakora ibikorwa nk'ibi. Turabashimiye kandi tuzajya duhora tubaganiriza. Iki kiganiro nimba cyakunyuze, nyandikira muri comment uti nanjye nzatangira ubuhinzi. Ikindi kandi nimba cyakunyuze, sharinga n'inshuti zawe. Nimba cyakunyuze, mpa like. Nimba cyakunyuze, ndagusaba ukore subscribe nimba utarayikora, kugira ngo umuryango wa Mr Tech Rwanda ukomeze waguke, ugere kuri benshi. Uko tugenda tuba benshi niko ibikorwa byacu bigenda nabyo byaguka. Niba kandi cyakunyuze, ushobora kutubwira uti muzankore no kuri iki ngiki, kuko nacyo ndabona cyamfasha, kuko twese nk'abanyarwanda tugomba gukora ubuhinzi bw'umwuga, ubuhinzi bwa business, ubuhinzi bwinjiza amafaranga. Kuko mwabibonye, ubuhinzi ni ikintu gishobora kuguha umunezero, ni ikintu gishobora kuguha amafaranga kandi wumva utuje nta stress. Ndabakunda rero, murankunda, murabinyereka. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzasubira ubutaha. Sinjya nicara, mpora mbashakira ibiganiro bizima bitwinsipayaringa, ibiganiro bitwigisha, ibiganiro twigiramo, kugira natwe tuzabe abantu badasanzwe.